abantu benshi bamaze iminsi bari kurota inzozi zo mu mazi, akarota agwa mu mazi, akarota amazi amutwara, akarota amazi amutembana, ariko mu by'ukuri ntabashe gusobanukirwa. Akarota hari igihe ngo ari n'imodoka, ngo akabona imodoka ngo iragiye yicubye mu mazi, akibaza ngo mbese ibi bintu bishaka kuvuga iki? Bakozi b'Imana ashaka kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu by'aya mazi umaze iminsi uri kurota. Niba umaze iminsi uri kugirota amazi, hari igihe ubirota buri cyumweru ugasanga ibyo bintu birakugarukiye, nubwo yenda bitaza bisa, ariko ugasanga igihe cyose ni amazi, abe mabi abe meza, ariko ugasanga uri mu mazi. Bakibaza ati ese ibi bintu koko biba bishatse kuvuga iki? Reka tubane muri aya masengesho y'umwanya mutoya, muri uyu mwanya wo kugira ngo dusobanure izi nzozi. Ndagira ngo mubwire ngo burya amazi, ikintu cya mbere ugomba kubanza ukamenya ngo amazi aza mu buhe buryo. Hari amazi aza ari amazi y'igihogere, ayo twita icyambu, ayo twita imivumba, y'amazi ahogera. Ariya mazi iyo uyarose ukabona uyarimo, ariya mazi banza umenye ngo mbese aragutwara. Iriya mazi iyo agutwara ari amazi y'umuvumba, ukabona amazi ari kugutwara, ariya mazi abavuze iki? Abavuze ngo ni urupfu ruri ku buzima bwawe, kuko ariya mazi nyine urumva aratemba, ariya mazi ari gutemba. Ni ukuvuga ngo ni ikigeragezo cyaza cyangwa urupfu rwaza rukagutwara nyine, kubera ko aratemba kandi yagiye amazi yagenda ntabwo agaruka. Ni ukuvuga ngo ni ikigeragezo cyaza kikagira ute kikagutwara n'ubuzima. Nene no kuvuga ngo nanone hari igihe urota ayo mazi ari yatemba, ariko ukarota uyahagazemo, ariko agendayo, ariko yakagusiga. Ni ikigeragezo kiba kizagusiga uhagaze. Icyakora kubera ko amazi abatemba nanone, ni ukuvuga ngo hari ibintu bizajya biza bishaka kugutembana, ariko bisanga ugize ute urakomeye, urashikamye. Haleluya! Bisange ntabwo unyeganyizwa. Ufite imbaraga muri Kristo Yesu, ufite imbaraga zitakunyeganyiza, ufite imbaraga zitagwangama. Bigaragara ko ikigeragezo kizaza cyose uzakinesha, kuko ayo mazi ari gutemba ariko azajya gusiga ahagaze. Ibigeragezo bizajya biza bigende bigusiga uhagaze. Ikigeragezo kiza kigusiga ugize ute kigusiga uhagaze. Ayo ni amazi atemba. Nanone hari igihe urota uri mu nyanja, cyangwa uri mu kiyaga, cyangwa uri mu kivo, ukarota mu by'ukuri uri mu mazi ariko nta bwato. Ukibaza ngo mbese ibi byo bishatse kuvuga iki? Nuvuga ngo iyo urose uri muri ayo mazi, ukabona uri gukubita amazi yenda nk'umuntu utazi koga, ukabona uri koga ariko ukananirwa. Iyo urose ayo mazi uri kuyananirirwamo, nta muntu ukwitayeho, nta muntu uri kukwiteza, nta muntu wagufasha muri icyo kigeragezo ufite, muri ayo mazi urimo, ujye umenya ngo hari ikintu burya Imana iri kugwishurira. Ikintu cya mbere biri kugwishurira ni ikigeragezo uzarwana wowe wenyine, ntawe ugufashije, utavuga ngo ufite umugabo, utavuga ngo ufite umugore, utavuga ngo ufite umuvandimwe, kuko urumva ayo mazi nubwo uri kuyakubita ukanananirwa, ntawe uri kukwitaho. Ikigeragezo urimo ni ikigeragezo cyawe wenyine. Noneho hari igihe urota ayo mazi uri koga, ariko wajya kurohama cyangwa wajya kunanirwa hakagira umuntu ukurohora. Ni ukuvuga ngo ikigeragezo ugifite, icyo kigeragezo urimo gifite umuntu wagisubiza, gifite igisubizo. Icyo kigeragezo urimo gifite umuntu wagikemura. Icyo kigeragezo urimo kirimo marayika uzakurohora mu bibazo ufite, uzarohorwa. Ufite umurengezi, ufite umutabazi. Haleluya! Aho hantu muri ubwo buryo bubiri niko ashaka kuvuga. Hanyuma hari igihe urota uri mu mazi cyangwa uri mu nyanja, ariko ukarota ufite ikintu bita iki? Ubwato. Uri n'ubwato. Noneho wagera mu bwato, ugeze nko hagati imuhengeri, ubwato bukibira. Biba bivuze iki? Hari ikigeragezo kizakugeraho, ariko icyo kigeragezo kizaba ari icy'igihe kirekire, kuko urumva cyageze imuhengeri, cyagezemo hirya hagati. Ni ikigeragezo kiba kizakubaho, kandi wagera hagati cya kigeragezo, uko imbaraga cyatangiranye ntabazo gikomezanya ugezemo hagati, kuko urumva harimo kurohama. Ni ikigeragezo ucunze nabi, cyagukura mu bwato, cyagukura mu gakiza, kikakuroha habi. Nose umuntu urohamye mu mazi ntabarohamye ahantu habi, kikakuroha ahantu habi. Bivuze iki hariya hantu? Biravuze ngo mu masengesho uri gusenga, ongeramo imbaraga
kuko warose uri kuva mu bwato ukagwa mu ki ukagwa mu mazi. Icyo kigeragezo cyo ijambo ryo kugwa mu mazi ni ukuvuga ngo ni ikigeragezo kizatuma n'ubuntu bw'Imana bukuvaho. Kandi umuntu wumva ikibazo cyaramugezeho, atangwaga itabi, atakoraga ibyaha byose, ugasanga ari gutinyuka, ni ukubera ko yaguye mu mazi. Yesu ashimwe. Kuko aho hanaguye ntabwo uri kumva ko ari hafi yenda ari ku nkombe z'amazi avuye ngo yakirohora. Ni ahantu bisaba kugira ngo agire umuntu wagira ute wamurohora. Imana rero ndagira ngo mubwire ngo wongere uyegere cyane kugira ngo aha hantu iguhe izindi mbaraga. Hanyuma turi kuvuga ku muntu urota ari mu bwato. Hanyuma hari igihe urota ubwato bukakwambutsa. Iyo umuntu arose ubwato buri kumwambutsa, ni ikigeragezo kiba kizaza ariko kikagira ute kikarangira, akakivamo neza, rwose nta nkomyi ibonetse muri icyo kigeragezo. Ni cya kibazo wumva nyine kizana imbaraga kubera kuri mu mazi, ariko imbaraga kizanye abandi bakajya babona kuko icyo kigeragezo cyagakwiriye kuba cyakwica, cyagakwiriye kuba cyakugeza kure, ariko wowe nyiracyo wamaze kubona kuzambuka. Hari umuntu umwe twigeze kuba turi kumwe afite ikigeragezo cy'urubanza, mbese mu rwego rw'umubiri yatangaga hafi miliyoni 7 z'ingwate ngo arebe ko icyo kigeragezo cyahagarara, ariko umwuka w'Imana amubwira yuko icyo kigeragezo kirangiye, amuhaye ikimenyetso. Ari mu nzozi, mujye muha inzozi agaciro, ari mu nzozi arota ari mu bwato, bwa bwato ngo bumwambutsa biruhije cyane. Kurusha cyane ni iki? Ni ukuvuga ngo nyine icyo kigeragezo arimo urumva kigenda kimuhungabanya, ibintu bikagenda guhungabanya, yewe ntabwo birakunda, ntabwo, kuko ari yaramaze kwiheba. Ariko umwuka amubwira amasengesho asenga, ayasenze arota ngo yambutse ubwo bwato bwamwambukije bigoye, ariko arambuka. Bivuze iki? Biravuze ngo ikigeragezo yari afite nubwo cyari gifite imbaraga no kuba cyamuhungabanya, ariko yagombaga kukinesha. Udakeye kabiri koko nk'uko umwuka yamusobanuriye, bigoye cyane, biruhije cyane, nta n'ingwate atanze, cya kigeragezo kirarangira. Urumva? Kuko yarose yambuka. Iyo urota wambuka uzamenye ngo ufite ubutsinzi, uzamenye ngo ufite ukunesha. Ikibazo ni ukugira ngo ubutambutse gusa, ariko igihe wambutse ujye Imana icyubahiro, ivuge ngo iki kigeragezo ndimo kizagira ute kizarangira mu izina rya Yesu. Hanyuma hari ubundi buryo urota, ukarota uri kwiruka mu mazi ayo ariyo yose, amazi, ndetse rimwe na rimwe ukabona yenda ayo mazi kubera ko uri kwiruka mu mazi arimo kukugwa mu maso, akakugwa mu maso, cyangwa akakugwa mwene hano mu bitugu nk'umuntu kugenda mu cyondo kwa kundi abantu bagendesha yenda nk'inkweto zifunguye, agasanga ibitugu byose byagiyemo iki, byagiyemo icyondo. Bivuze iki kiriya kintu cyo kivuze iki? Ni ukuvuga ngo nurota ugenda n'amaguru ariko ukarota mu maso huzuye icyondo cyangwa no mu bitugu, uzamenye ngo ni ikigeragezo kizagusiga umwanda, kizagusiga urubwa, abantu bose bakagukwena, abantu bose bakakuvaho kubera ko urumva cyakwanduje. Icyo kigeragezo cyakwanduje. Icyo kigeragezo rero muri ibi bintu mu nzozi zo mu mazi nicyo kibi cyambere. Nicyo kibi cyambere. Hari umuntu nigeze kurotera inzozi, ndota ngo ari kugenda, ariko ageze ahantu ahura n'amazi, amazi amutarukira mu maso, ndetse afite nk'ikintu cy'isayo cy'ibyondo, amutarukira no mu maso na hano inyuma. Ariko yahuye n'ibibazo biramukubita, biramukamura, ndetse mva no kuvuga mwami Yesu nyine ni kwa kundi nyine aho kabaye katabura. Ibibazo biramukubita. Bivuze iki rero? Iyo ubona amazi, iyo ubona kugenda mu mazi, ukabona nk'isayo ryayo ryakuguye mu maso cyangwa icyondo cyayo mazi cyakuguye mu mazi, kuko ayo mazi ubugendamo na mazi mabi, uzamenye ngo ugiye guhura n'ikigeragezo kizatuma abantu n'abari bakugiriye icyizere bose bakitakaza, abagufataga nk'inyangamugayo, abagufataga nk'umuntu ukomeye, nk'umuntu udasanzwe, uzamenye ngo abo bantu bose bagiye kukuvaho. Kuko urumva icyo nuracyumva. No gukaraba amazi mabi, hari abantu batayakaraba, kandi nta n'umuntu apfa gukaraba amazi mabi, ibyo bintu nta n'ubwo bibaho. Biba bivuze ngo rero Satani uburyo bwose ari kugushaka, ashaka kugusiga iki? Urubwa, umwanda. Bigusakura ngo wongere ibihe byo gusenga no kuganira n'Imana. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana riri muri Yobu igice cya 33 uhera ku murongo wa 15 haravuga ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha,
kubyo ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imareho umuntu ubwibone bwe buhishwe. Imana itugirire neza. Igihe abantu bashyizweyo, buriya abantu ntabwo bakunda guhizoza agaciro, ariko burya igihe ushyizweyo nibwo umenya ngo uri mu gihe cyo gusenga cyiza cyangwa uri mu ntege. kuko urumva igihe abantu bashyizweyo ngo basinziriye ku mayiriri yabo, nibwo Uwiteka, nibwo marayika agenda akabasanga. Iri jambo rivuze iki? Nta muntu burya yaba n'umupagani udasenga, ni ukuvuga ngo nta muntu utarota. Iyo utarota nyine biterwa yenda n'uburyo baguhumanyije cyangwa n'iki, ariko hari igihe unarota ukibagirwa nabwo yenda, ariko nta muntu ubaho utarota, ntabwo bibaho. Kuko mwiyereka igihe umuntu asinziriye cyose ari ku buriri aba agomba kugira ibyo abona. None hano Bibiliya iravuze ngo igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, nibwo ibasanga kugira ngo igire ibyo igamburuza. Bigaragare kuko impamvu hari ibyo iri kugamburuza, Bibiliya iravuga ngo uhagaze wese agira indatabo. Hari igihe umuntu yibwira ko ahagaze, akibwira ko ari mu mwanya neza, akibwira ko ibyo ari gukora ari byiza ndetse bitunganye. Ariko reka nkubwire mukozi w'Imana, nta kintu wabona gitunganye n'ikiba gitunganye uzakibona mu nzozi, n'ikiba kidatunganye uzakibona ryari, nabwo uzakibona mu nzozi. Ni ukuvuga ngo rero Imana igira uburyo igenda isanga abantu bayo mu iyerekwa. None ndagira ngo nawe nkubwire rero, kangura iyerekwa ryawe, kuko ibintu nk'ibi ngibi ntabwo wabirebesha amaso. Izi nzozi mvuze ntabwo wazirebesha amaso, ni ibintu bisaba kugira ngo bigusange ryari, nijoro cyangwa ku manywa ariko usinziriye. Kuba washyizweyo ni ukuba udahari, washyizweyo nyine ni ugushyirwaho utazi. Aho isi y'umwuka irakuyobora cyangwa aho isi y'umwijima irakuyobora, isi imwe igomba kukuyobora muri zose zombi. Niyo mpamvu mu gusenga kwawe menya ngo mbese amasengesho ndi gusenga afite ikihe cyerekezo cyangwa afite iyihe ntumbero, ahagaze mu buhe buryo, ese ndacyarota? Hari igihe rero baho mu cyiciro cyo kuba utakirota, utakiganira n'Imana, nta nzozi, nta yerekwa. Kandi wibuke Imana yigeze kubwira Mose ngo igihe Roni na Miriyamu bashakaga kumushinja ko yazanye ngo umugore w'umunyegiputa, bakavuga ati, abandi bakigumura mu Bisiraheli, ati ni gute ari Imana yavugisha kandi yarazanye n'umugore w'umunyamahanga? Ariko yarabashubije ngo mwiyerekwa nibwo mvugana nanjye, nande na mugaragu wanjye Mose, mwebwe mvugana namwe cyane. Bigaragare ko igihe cyose ugira ubuntu, hari ibyo wabona uri gusenga, hari ibyo wabona wicaye, hari igihe waba uhwezesheje amaso y'umubiri ukagira ibyo ubona. Ariko burya cyane cyane n'aba bahanuzi mubona bakunda guhanura ibintu by'ibiki, burya bakunda kurota igihe bashyizweyo. Ariya mayerekwa nibwo bayabona, ngo nabonye bigenda gutya na gutya, ngo ngiye kubona mbona bigenza gutya na gutya. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu yicaye arabona, ni ibintu yabonye igihe yarashyizweyo. Bakozi b'Imana, ndagira mbabwire ngo namwe mwongere muhe Imana umwanya. Inzozi wongere uzihe iki? Umwanya. Igihe ushyizweyo, igihe usinziriye kuri ubwo buriri, igihe usinziriye uri mu kazi, Imana igira ibyo ikurotesha. Hari ibintu byinshi Imana iturotesha, ugasanga ikurotesheje ibyenda kukubaho, ikurotesheje ibyo mu muryango, hari abirotesha, ugasanga hari ahantu bari harapfuye umuntu, ugasanga mu muryango hari igihe hapfuye umuntu, ugasanga ngo hari igihe ari wowe uri mu isanduka. Ibyo byose tuzagenda tubivugaho, tugenda tubirebaho. Ni ukuvuga ngo rero Satani uyu mutego ari kukurasa ubanza urebe. Nusanga hari aho ari kukunyaga, ugasanga ari kukunyagisha inzozi kuzitwara, ubwira Imana kugarura inzozi. Kuko hari ibintu bikubaho bikakugeraho warabirose, ariko kuko utabihaye umwanya cyangwa utabihaye agaciro, bigahita birangira. Rero nagiraga ngo tuvuge kuri icyo kintu cy'abantu barota izo nzozi. Mwongere muhe Imana agaciro, mwongere muhe umwanya agaciro wo gusenga. Igihe amazi yose uzarota, uzamenye ngo ugiye guhura n'ikibazo. Amaso yawe nushaka kuyabwire ahumuke, amaso yawe nushaka kuyatumbire kuri Kristo, uzamenye ngo ugiye kurota amazi, ikibazo cyakugezeho. Ngiye nigeze kurota amazi, ngo nigeze kurota ngo nkanagiye mu kivo cyangwa mu kiyaga, ariko ngo amazi, ngo mbona nambaye bote, ngo mbona amazi aruriye agiye muri bote. Icyo gihe nawe n'ikigeragezo gifite imbaraga, none hanatabona uko ngusobanurira. Biba bivuze ngo amazi nuro turi mu mazi, kandi ayo mazi urumva amazi y'ikiyaga bari meza pe.
uyadashye ubona ari meza, ariko nurota igihe cyose uri mu mazi uzamenye gufite ikigeragezo, uzamenye gufite ikigeragezo. Uzafata umwanya usenga ubwira Imana ngo Mana mpagarara, kuko nibitaba ibyo ari igihe ikigeragezo kizakunamura, kizagukuramo ibihe byo gusenga ugasigara uhagaze gutyo. Imana ikugirire neza kandi Imana igucira inzira. Mukozi w'Imana, ni ukuri reka ngufashe gusenga, twinginga Imana, Imana ikugarurira inzozi kandi Imana iguha ubwenge. Bibiliya itubwira Daniyeli ngo uburyo yari umuhanga, ngo azi gusobanura n'inzozi. Yari afite impano ebyiri zikomeye, yari afite impano yo kumenya ngo no gusobanura inzozi. Umwami mwibuke rero nibwo yarotaga ngo inzozi aranazibagirwa, abapfumu n'abakonikoni barazibagirwa. Daniyeli nibwo yafashe umwanya wo kujya gusenga, ari byo ndi kubabwira, gusenga ngo fata umwanya wo gusenga iminsi 3. Aravuga ati Mwana wowe urobanura, wowe ishuri bihishwe, mbabarira umishurire by'uyu mwami yarose. Ngo Imana iramwishurira. Imana rero yishurira umuntu uri hafi yayo, yishurira umuntu uri gusenga. Nawe wongere ibihe byo gusenga, Imana ikwishurire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndagushimira neza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Abatarotaga nibarote iri jambo ryawe Mana, izi nzozi nawe rero ukwiriye kuzagura. Buri muntu wese abone igitangaza cyawe, buri muntu wese abone imbaraga zawe, buri muntu wese abone ukuboko kwawe kwiza mu izina rya Yesu. Sengera umuntu wese wari warazimye, sengera umuntu wese inzozi zarotwawe mu izina rya Yesu. Muramburira ukuboko kwawe, muramburira ikiganza cyawe Mana, ufungure imigisha yawe, ufungure amaso y'umwuka, amaso y'umubiri yapfuye, amaso y'umwuka yapfuye mu izina rya Yesu. Ayo maso yose yakoreho, yo akizaga imitima, akizaga n'imibiri, kiza amaso y'umwuka mu izina rya Yesu. Abantu bongere bambika imyambaro, abantu bongere bambika inkweto, abantu bongere bacira inzira, abantu bongere bacira imigozi. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje. Twemerera iyi saha uvugane n'abana bawe, emerera iyi saha ukore ku maso. Mana ndasenze abarotaga nabi baye kurota neza, abarotaga ibidasobanutse baye kurota ibisobanutse mu izina rya Yesu. Turagushimye. Rambura ukuboko kwawe Data, rambura ukuboko kwawe Data, rambura ikiganza cyawe ukingure, urebe ikintu gisha, urebe ikintu gisha, urebe ikintu gisha mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye kuko uri Imana. Sobanurira abantu bawe barushaho gusobanukirwa, barushaho kubona ukuboko kwawe, barushaho kubona imbabazi zawe, barushaho kubona ukuboko kwawe kwiza mu izina rya Yesu. Ibyanyazwe byose ubigaruze, ibyanyazwe byose ubigaruze. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje. Mushimiye kuri kumwe n'umuntu wese ukinguye umutima, ukinguye ubugingo, abari bafite umwanda ubakureho uwo mwanda, umwanda wo mu muryango, umwanda wa karande, umwanda w'ibibazo mu izina rya Yesu. Umwuka wo kwitwa n'amazi turawutesha agaciro mu izina rya Yesu. Umwuka wo gutwarwa n'amazi tuwutesha agaciro, umwuka w'urupfu, umwuka wo gukenyuka, umwuka wo gukinduka mu izina rya Yesu. Rambura ukuboko kwawe Mana, rambura ikiganza cyawe Mana mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka wo gukenyuka, ndirukana umwuka wo gukenyuka, ndirukana umwuka wo gutwarwa n'amazi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haboneka ukuboko kwawe kwiza. Mana turasenze, Mana turaguhamagaye. Rambura ukuboko kwawe abantu bawe, rambura ikiganza cyawe abantu bose bongere babone ukuboko kwawe kwiza, kandi bongere bahumanuke, bongere bakire mu izina rya Yesu. Kwiza amaraso yawe n'imbaraga n'ubutwe no kunesha. Akira icyubahiro kuko Imana itanze amahoro, akira icyubahiro kuri Imana igiye kongera igakora ku maso abantu bawe, akongera kurota no guhanura mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nabaho umugisha kandi Yesu abishimire mu izina rya Yesu. Amen.